umubiri ngo tugiye kuzimuka. Dore bakanka basomera hari mwumve kari kuvuga ngo koko duhorana icyizere bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani, kuja gutura ku ruhande rwa Nyagasani tukimuka. It's not gupfa no kuva mu one place, one state of life kuja mu yindi state, nibyo turi kubyirwa. Hanyuma kwimuka twaba muri uyu mubiri cyangwa twawimukamo, icyo tugambiriye ni ukugira ngo tuzabane n'Imana. Kandi ngo kuko twese aka kantu niho dukwiye natwe gukanwa amaso, kudateta, kuba more serious than ever. Ngo kuko twese ntabwo bavuge kanaka naka, oya, twese tuzahinguka imbere y'urukiko rwa Kristo, ngo buri wese ahabwe igikwiye ibyo yakoze, igikwiye ibyo yakoze akiri mu buzima bw'umubiri, byaba ibyiza cyangwa ibibi. None nawe witegereze, byaba ibintu byiza cyangwa bibi, uzahinguka imbere ya Kristo, hanyuma ucirwe urwo rubanza biri kuva uko wabaye muri uno mubiri. Maze kandi ujye kwitegereza, kandi mwese mufite amaso, dufite n'ubwenge. Reba ko bamwe babagaho ukuntu bamwe ahubwo dore na government yashizeho ibihome ngo abananiranye bashire mu bihome, abandi bahoraga ku nkoni, abandi bahoraga mu manza. Kureba mu manza nawe nibo baga mu gihome, ukaja mu manza ugahora gukubitwa urukugira uti nyabuna bamwe marananiranye. None kandi si imbere ya Kristo ndikura kuri kwicara urubanza. So ahangaha ntawe dukwiye kudamarara, kuko ibyo Imana ikorera agatangaza kandi kutubwira ahangaha uyu munsi w'imbaza 11 ngo nyabuna igihe kizagera, kandi turi kwitegereza buri munsi, amaso yacu aduhe ukuva kana kayagiye kandi kwikire uwo wari hamwe nawe, uwo kurya nawe, ubundi mwari inshuti ze. Hariho bamwe usangaga turi kugumya turavuga utuntu duke. Wareba abo wigeze kwiteza igisho nabo, abantu 8-10 muhagararanye, ugasanga ni wowe ukiriho. Aho ngaho kwe gutinya wewe usiri iki, barakubagiye utina naka, ugasanga ndetse abakwitore abari bakwegere bose baragiye, maze wari uhagaze iriya ni ukiriho. None se kudafite no wowe kwegamira, none bite? Hanyuma numara kwimuka ukaja mu another state of life. Kureba ntabwo ari gupfa bigashira, no nukuja va mu buzima bumwe ukaja mu bundi. None uyu bose bandi b'Imana ntabwo tukuya ngo tubajanikiye kinini, ariko tumaze kumva ibitangaza by'Imana ikora. Ngo iko ureba ibitangaza by'Imana igihe cyo tumuhamagaye mu buzima bwacu. Hanyuma rero aratubwiye ngo uriya muntu wateye izo mbuto yasinzira, yabaho, yaba amaso yagira, kandi nubwo waje kuri izo mbuto muri uwo murima wateye mo ibishimbo nangwa imyaka yose, ukagenda ugahagararaho. Bamwe mufite umugisha, mufite amaso manini gimituri, katuvuge amaso manini, katuvuge ukayarebamo, ukareba. Ntabwo wabona iki gishimbo kiri gusunika itaka, ntabwo wabona ikimondi kiri kuza, ntabwo wabona ibishimbo biri kugumya biri gukuru kubireba. It's not easy. Ariko uraje kureba wava hano ugakubita hariya, wazi ugasanga cya kindi cyahagaze. So none nibyo turi kukubwira ngo twese wishare apia. Aka kagambo kamasubiremo hatagira wirengagiza mu byo bizabaho, kuko twese tuzahinguka imbere y'urukiko rwa Kristo, ngo buri wese ahabwe igikwiye ibyo yakoze akiri mu buzima bw'umubiri, byaba ibyiza cyangwa ibibi, uzahagera hariya. None that is a serious question. Uko tuzahinguka imbere y'Imana, nzayihingukaho nte, nzaja he? So buri muntu wese utadamarara, ahubwo ugerageze kureba ibyo wakora. Tumaze kwitegerezana cyane iki gihe cyo turimo, ngo iki gihe cyo turimo ni iki gihe harimo indwara ikaze, ni corona. Abantu yatujunguje, abantu yatumaza amani, abantu dufite ubuhungiro, ariko bari kutubwira ushobora kudufasha muri nongorane. Turi kubwirwa yuko ari Imana.
iyi mana nziza kandi mu gukora ibitangaza ariko tubwira ngo nimunyiyegerezaho kuko ureba ibyo bishimbo biba n'izindi mbuto zose. hanyuma kandi ndetse aratubwiye ngo ako kantu gatoya ukora ibyo atangaza akora, ako kabuto gato, ako k'intufe, imana ifite kwigakoraga kagakura, kandi ukarebye icyo giti urwo ruti kuba guri kurureba ayo mashami izo mbuto nyinshi muri ako kantu ntabwo wabiremamo, ariko imana ikora ibintu by'agatangaza. nanjye nawe nimwiyegereza azankoramo ibitangaza, azandinda ico cago, nzabana nawe ndiho n'abandi hariho ndi w'Imana. ibyo bintu by'ureba ubukene, uburwayi, kutumvikana, ibindi byose buri umwe ari kubona nazo uri naza gusanga gasani ngo udukoremo ibitangaza, uturinde iki cyorezo caduteye, kugira ngo tuzashobore gukomezamo n'imirimo twari dusanganywe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. nuko rero dukomezemo no kwikiriza mu mana nziza ikunda, nuko tuzamwemeramo. nyagasani mana yanje n'umwami wanje muri kiliziya yawe hano ku isi, ndemera imana data waremye muntu akamwishushanya, mana yanjye ndabyemera. Emera Yesu Kristu wigize umuntu akanadupfira, mana yanjye ndabyemera. Emera ko yazutse akaba ganje mwikuzo ry'Imana, mana yanjye ndabyemera. Nemera Imana Roho mutagatifu, rukundo rw'Imana, mana yanjye ndabyemera. Nemera na Kereziya ihuza abantu mu bumwe bw'Imana, mana yanjye ndabyemera. Nemera ko umuntu wese wizera Imana azabana nayo, mana yanjye ndabyemera. nyongerera ukwemera nyagasani mana yanjye n'umwami wanjye muri kiliziya yawe hano ku isi. nyongera kwemera dawe, uwizera imana azabana nayo. mu byo nyagasani uyu munsi tubwiye, muhumure, nshoboye byose, nkora ibitangaza, ndabakunda, kugira ngo ibi byose turi guhura nabyo yuko nta kikunanira uzabidukiza, uzakiza abana bawe bafite ibyo bigeragezo, bafite ibiri kubahungabanya. turagusaba ngo twese duguhanga amaso, Imana itegeka, Imana ikiza, Imana ikunda. abana bawe nyagasani bose tubagushyize mu amaboko y'umubyeyi mwiza, ukora ibitangaza nk'ibyo ukora buri munsi, nk'ibyo wakoreye abakera, natwe ngubu barabikora, ariko duha amaso yo kubireba, kandi uturinde igihe cyose cyahungabanya umubano wacu nawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. none ubu ngubu bantu b'Imana, muri iyo n'igihe cyo gutura Imana, gushimira Imana, nk'uko turebera muri igitabo cya Siraki ngo ntuzahinguke imbere y'Uhoraho, imbokoboko. ubu ngubu nicyo gihe rero mu byo dufite ugafatanya n'umupani w'umusaradoti, umuherezabitambo w'Imana, uko ngiye gutura umugati na divayi, nawe mu byo Imana yaguhaye umuture, umushimira, nawe ntazagutererana. iyo uri hose rero nawe amaturo yawe yatange, icyo tugeraga ugasanga kiri kuduteganya mu buzima bwacu, uburyarya
none si icyumweru kirashize nta kantu wabonye nta kimana yaguhaye mwe kwiterwa iradukunda nagiye cyo gutura dutura imana kandi muri ayo maturo uyahereza umuhereza bitambo Shikira iritura shikira nyagasani shikira icyitwa gukinga ari wowe biturukaho tugutuye uyu mugati nyagasani kwakire dawe umugisha uhinduka ikiribwa nyabuzima tugutuye idivayi nyagasani yakire dawe uyihe umugisha ihinduka ikinyobwa nyabuzima shikira iritura shikira nyagasani shikira icyitwa gukinga ari wowe biturukaho shikira iritura shikira nyagasani shikira It's more than just good music. It's uplifting, intimate praise and worship. shikira amaturo uvuye mu maboko y'abana bawe kandi usabe kugira ngo igitambo cyanjye aricyo cyanyu kinyura imana data ushobora byose nyagasani yakira igitambo tumwereje mu biganza byawe kugira ngo giheshe izina ry'ibisingizo n'ikuzo kandi kitugirire akamaro kikagira na kiliziya yose ntagatifu dusabe nyagasani imana yacu utungisha abantu ifunguro rigizwe n'aya maturo tuguhereje ukabivugurura ubigirishije sakramenti ry'ubugingo busha turakwiginze urihe kuja riramira umutima n'umubiri byacu kubwa Yesu Kristo umwami wacu nyagasani Yezu nabane namwe nawe kandi muhorane imitima yanyu n'ubwokere by'ijuru tuyerekeje kuri nyagasani dushimire nyagasani imana yacu birakwiye kandi biratunganye ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu mana ishobora byose ugahora witeka we wagiriye abantu imbabazi bamaze kuyoba akemera kubyarwa na Bikira Mariya yabambwe ku musaraba dukiza urupfu rw'iteka maze azutaba mu bapfuye atugabira bugingo buhora witeka nicyo gitumye twifatikanya n'abamarayika n'imitukano yose y'ingabo zo mu ijuru tukaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti nyir'ubutagatifu 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 jyewe nyagasani mana umutegetsi w'ingabo ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe ntabwo impundu mu ijuru hasingizwe mu izina ryawe nyagasani
koko uri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose, none duteraniye imbere yawe twifatikanyije na kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icumweru kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutseho akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu turagusaba tumwisunze ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yagiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanje ugiye kubatangirwa. Kuko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muriho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanje y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenurwa mwebwe n'abandi benshi kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi muje mubikora bibe urwibutso rwanje. Wabanye nanje mu bihe byiza no mu bikomeye, unyitaho Yezu, ni wowe mugenga wanje Yezu, wandindeye ubuzima, nzagusingiza. none yo nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati wanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengera tukaguhereza amaturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi yose, maze uyihe guhora ijimira mu rukundo, hamwe na papa wacu Francisco umwepiskopi wacu Karisiti, n'abatoriwe mu maritari bose n'abana bawe bose muri ino si. Wibuke kandi abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwiza bwo kuzazuka, kaducike kanya gato buri muntu wese agerageze kwibuka abo bose Imana yahamagaye ngo ibahe iruhuko ridashira. Turakwinginze ngo natwe tugire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi umuhire w'Imana, intumwa zayo ntagatifu, Mutagatifu Yosefu n'abandi batagatifu bose bakuye uko byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusize tukurata kubwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishikizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihabwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabyigishijwe n'Umukiza akanabidutegeka, nicyo gitumye dutinyutse kuvuga tuti: uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo utegeka kije gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru.
ibyaha byacu kuko natwe tutabihora ababitugirira. Duhore ngo dutsindwe na mosha ari kudukiza icyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire nukuza kumukiza wacu Yezu Kristo, kuko ubwami ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani, kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Nyagasani Yezu Kristo, wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanje, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe iha amahoro n'ubumwe, we wubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani, urayahorane nawe. mwese abumva aho muri hose, uri na muntu utari na muntu, wehe mwifurizanye amahoro n'igihugu cyose, na cyane akangaratete ko dufite iki cyorezo, duhumurizanye. Yezu yagize ati nimuhumure, bibavuga uduciya mwihangane, I am in charge, I am in control. Nore nabo bose bakwiye buri nabo uti humura 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 humura. Urukundo rwawe runtera imbaraga, rukansindagiza, nkaririmba aleluya. Ni wowe mugenga wanjye Yezu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. hahirwa abatuye ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana
dore ukiza ibyaha by'abantu nyagasani singura ko wakwinjira mu mutima wanjye ariko ijambo no gusa roho yanjye irakira. umuriro wa kristo undi uzatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. ndabizi yuko benshi iyo bantu b'Imana ko mutari buze guhabwa umubiri wa kristo, ariko muhumure muramuhabwa iyo kwifuza. kristo afite ko akugeraho kuko nta kimunanira, akugereho agufateho agukomeze agukize. Ndagutabaza amanyanizo Mana yanjye, ndagutabaza Mana yanjye, impuhwe zawe zonyine nizo ntegereje, dore ngeze kure. Ndagutabaza amanywa n'ijoro, nteze ibiganza mbikwerekejeho, dore ngeze kure. Mukiza wanjye ni wowe ndakira, nteze ibiganza mbikwerekejeho, dore ngeze kure. Ndagutabaza amanywa n'ijoro, Mana yanjye, ndagutabaza Mana yanjye, impuhwe zawe zonyine nizo ntegereje, dore ngeze kure. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, azarinda ubuzima bwawe, wanindiye ubuzima, na n'ubu akurinde ubuzima, agukize agufashe, wabanye nanjye ntazagutererana mu bihe byiza no mu bikomeye, unyitaho Yesu. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanindiye ubuzima, waturindiye ubuzima, uturindiye ubuzima nyagasani. usingizwe Yesu, uririmbwe na bose n'abatakuzi, babeshwaho nawe. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanindiye ubuzima, nzagusingiza. Urukundo rwawe runtera imbaraga, rukansindagiza, nkaririmba haleluya. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wanindiye ubuzima, nzagusingiza. tuzasingiza Imana yaturindiye ubuzima. Imana ntizadutererana. muhumure ubwo Kristo yabwiraga intumwa ze ati humura, I am in charge. natwe rero iki kiri kuduhungabanya, iyi mivumba y'isi, iyi ndwara, kuko byabaga kera, kuko yabahumurizaga
nawe nanje aduhumurize ibyo bigutinyisha musharubakamu. Ikintu kimwe rukumbi nasabye Nyagasani ari nacyo nifuza ni ukwiturira mu ngoro y'Imana iminsi y'ukubaho kwanje. Dusabe. Nyagasani, Eucharistia yawe ntagatifu tumaze guhabwa ukigenura uburyo abayoboke bawe bakwibumbiyeho, abari nako ishira ubumwe muri Kiliziya yawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko rero abahereza umugisha kaga kajya kabaga igihe cy'ibirango, ariko icyo kirango mfite ni ukubakomeza ngo humura Kristo, impuhwe z'Imana, urukundo rw'Imana ntazadutererana. Icyo nje nawe dusaba kumuba hafi, twe kumuba kure, azagumana natwe. Rero hano turashimira Prince Mutware Prince Director w'iradio yagize ati nyabona mukomezemo kugira ngo abantu b'Imana bakomezemo kumva no guhumurizwa no gukomezwa. Turamushima cyane kandi turashima muhumuza hano, muhumuza mutima washoboye kubana natwe mu buhanga bw'ibyuma. Rero ngo nyangashima aba bakwaya ba Gisoro parishi baje gufatikanya kugira ngo dushobore gusenga no gusingiza Imana neza. Bari kumwe rero na Father John Bazimenyera, kandi mwese abariyo mukomezemo. Kuri iki gihe ntabwo ari igihe coroshe, kubera ubwo burwayi Nyagisozi yarekuye kuba ari kugurwa iminsi 19, ariko nyine Bishop yaratumenyesheje yuko bitazashoboka kubera yuko amasengero yose arakinze. Ariko nyuma gatoya nta kabuza abanyagisozi mwe mwiteguye no mu dinari yacu bizaba. Nuko rero kandi namwe abakristo yo muri hose, abayobozi banyu, abapadiri, nyabuna mugumye murabibuka kubera yuko ibi byose byatuguyeho yemwe iyi kandi imirima ni bande ni mwebwe. So ibi ariko turashimira yuko bamwe n'ubundi babyitabiriye vuba kandi mu kubyitabira. Hubawe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu kuko bisanzwe iteka wowe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Umugisha w'Imana ishobora byose, Data, Mwana na Roho Mutagatifu ubamanukiraho kandi ubarinde iminsi yose. Mujyana amahoro ya Kristo. Ngiye kuvuga isengesho rimwe rya Bikira Mariya, nuko abaririmbyi nyine barangizanye n'akaririmbo ka Bikira Mariya. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke yuko ntawe wigeze kumva uwashubije inyuma aguhungiyeho, agutakamira mu murengero umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira, umpagarareho yuko n'umunyacaha. Mubyeyi w'umukiza ntiwirengagize ibyo kubwira, ariko mubyiteho. Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza. It's more than just good music. It's uplifting, intimate praise and worship. Utagukunda ninde yakunda, utagusanga ninde yasanga, nizi mundu nyinshi zo mu babyeyi izirwe. Izirwe mubyeyi Mariya, izirwe nyina w'umucunguzi, izirwe mwari w'isi nyina, mwari we Bikira Mariya uburyo dukunda, ni wowe waduhaye rozari,
good music. It's uplifting, intimate praise and worship. If
Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. Bayamenyari nakabuza najayo nagutagusa namo najayo anyuka mugeraho sinazuyaza najayo. Playing the music you love. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome. It's uplifting, intimate praise and worship. Imvugo yiwe ni hame tegereza umusinisa ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara yiwe ni hame tegereza umusinisa ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Hit. Wavuze ko nituzimbere yawe tukicisha bugufi uzakiza igihugu mana bikore. Wavuze ko nituzimbere yawe tukicisha bugufi uzakiza igihugu mana bikore. Nimwibuke i Sodomu na Gomora ibyaha bibaye byinshi Imana irarakara iharimbuza umuriro. Imana ibwira Abisirayeli iti nimwanga mukagoma inkota izabarya ariko nimwihana nzabababarira. Wavuze ko nituzimbere yawe tukicisha bugufi uzakiza igihugu mana kure. Wavuze ko nituzimbere
Rwanda, Kenya, Burundi, Sudani, Tanzania, Lengera, Afrika yose, isi yose mana irababaye. Indwara z'ibyorezo, intambara zihitanye benshi, isi yose mana irababaye. Wavuze ko ntituzi imbere yawe, tukicisha bugufi, uzakiza igihugu